namwe bakobwa cyangwa se bagore, nubona umusore mukundana cyangwa se wumvaga ari we muntu mwashakana ariko ukamubonaho zino ngeso, mu gihe muri guteretana muri kumenyana ukabona umusore cyangwa umugabo ukamubonaho ino mico tugiye kurebera hamwe itandukanye igera muri irindwi, uwo mugabo nushaka uzabivemo hakiri kare wa mukobwa we. Buriya nimba hari ikintu cyanya cy'abantu bose bakwiye kumenya, urukundo ni kimwe mu bintu bya mbere byiza Imana yaremye kuri iyi si. Ndetse ikintu cya mbere Imana yadushyizemo twese ni ubushobozi bwo gukunda ndetse no gukundwa. Ngo nta kintu cyiza kiryoha ku isi nko gukunda ndetse nawe ugakundwa. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ubu bwoko bw'abagabo barindwi cyangwa se imico y'abagabo barindwi wa mukobwa ugomba kugendera kuri. Umuntu wa mbere wa mukobwa ugomba kugendera kuri cyangwa se wa mugore we ugomba no kubimenya ko utagomba gushaka umuhehesi. Nimba ngo hari ikintu cya mbere abahehesi bazi, abahehesi ni abantu bazi kwiyitaho, baba basa neza, bavuga utugambo twiza, bazi nyine icyo umukobwa akeneye kumva, icyo barakizi. Hehesi yakubonye uri umukobwa uri mushyashya mu maso ye, abona kandi uri mwiza, kamere cyangwa se umuco uramubwira ngo uriya se nawe byashoboka ko wamugeraho. Nimba ngo hari ikintu kandi abakobwa benshi bazi, ibyo bintu bazi kubibona ariko bakabyirengagiza. Ukabona umuhungu ni umuhesi muvugana neza n'iki ariko mu kanya ukabona ibyo bintu abagukorera ari n'abandi abikorera, uburyo avugishamo abandi bakobwa ntubyitaho, ugatangira gufuha. Nawe abakobwa bakunda ihangana ngo barango ndaza kumubatwara, ngo kuki abakobwa bose bankundira sheri. Ntabwo abakobwa bose bakunda sheri wawe. Noneho bafite no kuntu yabonye umuntu umeze gutyo avuga ati buriya nteye inda yahita tuza noneho tukanibanira, akumva ko wese aburangije cyangwa se ashaka ukundi kuntu babana mwizirikaho cyane, ariko ntabwo ari byo. Nubona umuntu afite ingeso y'ubuhehesi gutyo, nimumara kubana iyo ngeso none nibwo izikuba inshuro nyinshi, byaba byiza umuritse hakiri kare. Ni none ngo ubwoko bwa kabiri bw'umugabo ugomba kugendera kuri wa mukobwa we, wa musore ubona ko yujuje ibintu byose usabwa pe, ni umwana mwiza, nta wenda na rubwo ari umuhehesi cyane, nta ribirye, ni umuntu wiyubashye uba wibereye mu bintu bye biri seriye, ariko nanone akagira ubwoba bwo gufata icyemezo. Wa muntu mbega ubona afite ubwoba bwo gufata icyemezo, ajishinganye gufata icyemezo, avuga tuzi ko igihe kirageze mu ndongore cyangwa imberetse. Nyine ukabona ibintu byo kwita afata icyemezo, cyangwa se ibyo ni icyemezo cyo kurongora, ni icyemezo cyo kuvuga ngo aramara amajarero y'isi yose bimenye ko mukundana, nyine ari we abantu bose babimenye, yakwereka abavandimwe, yakwereka inshuti, yakwereka umuryango, ukabona aracyabitinya, ukabona ni ibintu atinya. Uwo muntu nawe nushaka kujya umugendera kure. Ati ubwo ni ubwoko bw'abagabo bitinyira kumaramaza ngo bajye mu mubano pe, babaho bigira ubwo bwo kuvuga ati ibintu reka mbenze kubijyamo mbe ngenzemo gakeya, niyo kamere yabo niko bateye. Ati uyu ni wa musore uzabona yifuza cyangwa anezezwa no kuba muri kumwe pe, nicyo kintu kimunezeza kuba muri kumwe, ariko niyifuza ko mwaganira ku kintu kimwe cyabahuza. Ariko nuza n'igitekerezo noneho cyo kuvuga ngo ubukwe cyangwa kubana cyangwa gutekereza kuri ejo hazaza, ukabona ari kubikwepa, abo bantu bagendere kure. Iri zina ubundi bita bano bantu babita ngo ni abangizi b'igihe. Bano bantu nyine barimeze gutyo, babita abantu bangiza igihe. Umukobwa ukwiye kugendera kuri cyangwa ukavuga ati ubundi uyu muntu ntabwo twabana ngo bizamara igihe cyangwa se bikunde gucamo neza. Niba abahungu bita ngo ni hungu ya mama, njya numva ariko mu Kinyarwanda bita Jean Marie Mikoroje. Ba bantu bitwa ngo ni bahungu ya mama, wa muntu mbega usanga amarangamutima ye yose, ibintu byose agiye gukora, imishinga ye yose, ikintu cyose agiye gukora agomba kubanza akavugisha mama we, akabaza mama we. Mbega ni wa muhungu ubona ari umwana mwiza, ariko ikintu cya mbere kiza imbere mu buzima bwe ari mama we. N'ubundi niko bikwiye kugenda, mama niwe muntu usimbura nk'Imana ku isi, mbega niwe muntu uhambaye twese twubaha. Ariko nanone uyu musore abakabije, biba bikabi, akaba yumva ko ngo umukobwa agomba gushaka bagomba kuba ameze nka mama we, kandi abantu ntabwo bahuza ngo bamere kimwe 100%. Ku buryo rero iyo mubanye akaza kubona ko wihariye, ufite umwihariko wawe, umwihariko wawe utandukanye n'uwa mama we, bitangira kumucanga, akajya kubonamo kuri ikibazo wa mugore we wakagombye kuba umeze nka mama we. Kandi si ko uyu mugabo mwigezemo umeze gutya, uri umugore cyangwa uri umukobwa, jye muri comment bitubwire. Ati nicyo gihe uzasanga umaze kugera mu rugo uri umukobwa cyangwa uri umugore cyangwa uri no gukundana, ukabona ntuzi umwanya wawe nk'umugore, ukabona noneho na mama w'umusore nawe nturamenya umwanya, ukibaza ni mama we, ni umugore we, ni umujyanama we, ni Imana ye, mbega bikagucanga nawe nk'umugore mu rugo, ukajya uhora mbega uri mu miserero ku buryo ugasara noneho ukajya unifuza ko yakaba yari umugabo basi ufite n'undi mukobwa ateretaho kugira ngo mbega mama we bimere gutyo, kuko n'ubu uhanganye n'umuntu utabona n'ukuntu uvuga, ku buryo umusore utamubwira ngo biriya bintu ubukorana mama wawe nta cyemezo gifatwa, birangira ugaragaye nk'umwanzi w'umuryango cyangwa se nk'umwanzi wa mama we. Buriya iyo ari ubundi mukobwa atereta byibura ubasha no kumutuka, ukamubwira turiya musore, uriya mukobwa mureke, biriya ni imico mibi.
ariko iyo ari mama we none biragucanga bikakurenga ukicara ukaba nk'umusazi ukabona n'ikintu wavuga kuko nimba ari ubufasha mu bumuhe inama za kibyeyi zirakenewe mukabiganiraho nk'umuryango ariko apana gutyo kumera nk'aho mama w'umusore ruza gufata ibyemezo mu rugo rwanyu. Abantu rero bameze gutyo babita ngo bahunguye mama. Ati nanone abandi bagabo wa mukobwa ukwiye kwitondera gushakana nabo wenda rimwe na rimwe utekereza ngo nukugukunda cyangwa se ngo nugufuha cyane, ni ba bagabo bitwa ngo ni babandi mu kinyarwanda kize babandi nyine bameze nkaho bagukontorora cyangwa se ugomba mbega nta kintu kimwe wemerewe gukora batakikwemereye, mbega ku buryo umera nkaho nta burenganzira ufite cyangwa utari umuntu mukuru mwahuye ukuze nawe hari inshuti wari ufite hari abantu mwari muziranye hari uburenganzira bwawe ufite nk'umuntu mukuru. Hahandi mbega ngo no kujya guhura n'umuntu wo muri famiye yawe ari we wese n'uwo muvukana agomba kuba yaguhaye uruhushya yabikwemereye azaho muri buhurira zinigiye muri bumarane ari buze no guhamagara ubwira ati taha abo bantu muri kumwe n'ubwo ari muri famiye yawe bubaretse, ahubwo kuko ari karemye ari control freak we biramunezeza kumva nibwo ari umugabo nyine kukubangamira nibyo bimunezeza gutyo ku buryo mbega ubuzima bwawe bwose bugomba kuba bushingiye kuri we gusa, nta bundi buzima ugomba kugira usibye we gusa, ndetse yumva ko ari byo bimugira umugabo nyamugabo. Nubona umugabo ameze gutyo afite ingeso byaba byiza iby'ubukwe mubiretse cyangwa se ukabanza ukamenya nimba yabireka burundu. Si ingeso ngo nigishira ahubwo wamureka. Kubana n'umugabo nk'uyu nguyu ngo ni nko kubana n'intare mu mwobo, hahandi uvuga atakanya kose ninyeganyega nimumeka cyane iraza kuwunikira. Iyo ushakanye n'umugabo nk'uyu ibyishimo byawe ubu bifashe byose ukabimuka bubwira ati ngiye nzajya nishima ari uko weho wishimye wa mugabo, mbega icyo gihe ibimunezeza nibwo ugira amahoro. Nanone abandi bagabo ngo ugomba kugendera gake wa mukobwa mbere yuko ushakana nabo cyangwa se ubana nabo by'ubuziraherezo uvuga ngo uyu muntu tugiye kubana. Umugabo wa muntu nyine nagaruka kuvuga ngo ni umukene, yego hari igihe umuntu aba ari umukene nta mafaranga afite by'ako kanya, ariko nk'umukobwa ukabibona ko ari umusore uba wagerageje ubyuka yihiringa ateka hirya hino hino imitwe bya bindi byacu nyine uba wihiringa ugerageza gushaka amafaranga, ukabona ko ari umuntu ugerageza nyine kureba ko yatera imbere uko bishoboka. Abakobwa rero umuntu nk'ubu bakunze kumwirengagiza ugasanga baramukatiye ngo ni umukene, ariko ugasanga n'ubundi cyangwa se umuntu nk'uwo nguwo ubundi wakagombye kuba ari ushaka. Nanone ngo undi muntu ahubwo ukwiye kugendera kuri wa muntu udafite amafaranga, wa musore mbega ubona ko nta mafaranga afite ariko ukabona nta na gahunda afite yo gukora, ari mu matabi ari mu mayoga ari mu businzi, ariko we kuko umukunda na akabogari cyangwa se hari ibyo musangira hari ukuntu muhuza nyine mukavayibinga hagashya ukumva ngo birakunejeje ukumva wamushaka ngo nibyo ngibyo. Ugomba kumenya ko urukundo buriya rugeraho rukamera nkaho rushize bitewe n'izindi nshingano zigenda zivangamo. Murabyaye mufite amafagitire yo kwishyura, urugo ruri kubasaba byinshi, icyo gihe akenshi iyo mugeze mu rugo ubanye n'umuntu nk'ungora mukurikiyeho ngo nukumva umukunze gusa ariko ubona ari agasore kimbwa pe. Ubu bwa mvuga ntago ari ukuvuga ngo nuko adafite amafaranga by'ako kanya, ahubwo ubona ari umusonga ari wa muntu udashaka no gukora uvuga ati biriya bintu sinabikora nyine ukabona yararegeje pe. Uwo muntu uzamurike niyo waba umukunda ari ukabona nta gahunda afite yo gukora umuretse, ariko nimba ari umukene ukabona aba yagerageje ateka imitwe ategura imishinga byanga agira gutya hirya no hino nta hantu adapfunda imitwe, wowe ni umugabo wamushaka ku kanya kariko kose araturitse, ariko abantu bose ubona bafite amafaranga hano hanze byatangiye. Umugabo ugomba kwitondera mu gihe mugiye gushakana wa mukobwa byaba ngombwa ukanabivamo wa musoro uhora ugucinya. Hari umuntu wenda bishobora kuba byagwirira akaza akaba yanakubwira ati nigeze kuguca inyuma akabyemera ukabona ararogirita cyangwa se ukabona kuko ntago ari ibintu bye, n'ubundi nawe ukabibona ko hashobora kuba hari habayemo ikibazo pe bibaho. Ariko hari n'umuntu mukundana ugasanga uzi ko yaguciye inyuma nko ku nshuti yawe, uzi ko yaguciye inyuma kuri uyu n'uyu wigeze kumufatira hari n'igihe umusanze mu rugo ari kuguca inyuma mbega inshuro nawe utabara ukumva ko wenda nimushakana bizashira nyine tu. Abantu baguca inyuma nk'ingeso nk'iyo ngiyo aho kugira ngo igabanuke iyo mugeze mu rugo irakura cyane kurushaho. Ngo niyo mpamvu nk'umukobwa nimba wifuza kuzaba ubuzima bwawe bwose wishimye wikwirengagiza umusore uguca inyuma, ukabona niyo kamere nyine kuguca inyuma, nawe ukaba ubizi ko n'igihe mwari yari fiyansi wawe, ariko ikibazo hari igihe bafite amafaranga ukavuga ati ntari bitungo n'ubu hari ukuntu bishyizemo ngo abagabo bose baca inyuma. Ntabwo abagabo bose baca inyuma. Niyo mpamvu byaba byiza weho uwo muntu umuritse hakiri kare ukishakira umuntu utuje utazagusaza, kuko ushobora kugera mu rugo ukazasanga ubuzima bwawe bwose nta byishimo ugize, cyangwa se ugasanga umuntu ari kuvuga ngo mbone nagera mu rugo nzagenda muhindura gake gake, nabona inshingano nabona afite abana azagenda ahinduka gutyo gutyo. Ntabwo ushatse umuntu ugende ujye kumuhindura umureme bushyashya kurusha uko mwahuye akuza ameze. Byaba byiza uwo muntu ubaye umuritse
mukundana ukavuga ati ndamwakiriye uko ari nubwo ahora mu bakobwa hirya no hino ngo banambwiye ko abagabo bose baca inyuma abo ni abakubeshye cyangwa se abakundanye n'indaya z'abasore dore ko ari nyinshi. Aba n'abasore dusenga izo nzira tutazigendera none ikoreye poromosiyo simbakira mbabarire nimumpamagare. Ariko ikintu nkubwira ugomba kumenya ko nushaka n'umusore umeze gutyo ugomba no kwirengera ingaruka z'ibyo azakuzanira mu rugo rwawe. None ngo undi mugabo ugomba kwirinda wa mukobwa ukabigendamo gake, wa mugabo utazi kuba umugabo nyamugabo, utazi gufata inshingano, wa muntu utazi nawe ubwe kwifatira icyemezo cy'ubuzima bwe, wa muntu mbega ujya kubona ukabona ahora aguza inshuti z'amafaranga, ntazi ko agomba gufata inshingano akavuga ati nimba ndi ubukene cyangwa mfite ibibazo ngomba kubyimenyera gake gake apana kuba umutwaro ku bandi. Ukabona ni umuntu udatinya kuba umutwaro ku bandi bantu, yaba inshuti ze, yaba abo biganye, yaba famiye, ukabona ari kwiguza amafaranga ku buryo ushaka no kumuhuza n'iwanyu ugasanga nabo ubwabo yatangiye kubabera umutwaro, kuko nyine yumva ko akwiye kumera nk'aho yitaweho ubuzima bwe nawe ubwe atari inshingano ze, yumva ko ubuzima bwe hari nk'abandi bantu ubuzima bwe bwabera inshingano. Ndetse ukabona ni wa muntu ushobora kuguza abantu amafaranga ukabona nta gahunda afite yo gushaka kubishyura, mbega ntabwo azi gufata inshingano nyine. Ubundi umugabo nyamugabo ufata inshingano akavuga ati nimba nafashe wenda amafaranga hano ngomba kunayahasubiza, mbega akaba ari adakemwa mu mico nyine n'uburyo yitwara, mukabona ko ari umugabo nyamugabo. Umugabo nyamugabo ni uwanga umugayo. Ukabona ni wa mugabo uhora agurirwa inzoga n'abandi bagabo, ngo runaka yari yansohokanye ngo ntuzanamamagaye ngo igiye kungurira inzoga gusa ko runaka njyanye aha nawe, ukabona nawe ubwe anejejwe no kuba ubuzima bwe bumeze nk'aho buri mu nshingano z'abandi. Uwo muntu buriya nta mugabo umurimo. Uri umugore wifuza kugira urugo rwiza n'ejo hazaza heza, uyu muntu ntabwo ari umuntu mukwiye kumarana ubuzima bwose usigaje ku isi. Buriya keretse nimba nawe nyine ari bya bindi uvuga ati reka dushakane nyuma y'umwaka duhane divorce, ariko nimba ugiye gukora ubukwe uvuga ati ni umuntu tuzamarana ubuzima bwanjye bwose, uwo ntabwo ari mukwiye kumarana ubuzima bwose. None buriya nk'umugore uba ugomba kumenya ko umugabo mugiye kubana ari wa muntu wagushyigikira, wakora uko ushoboye akaritangira umuryango we, akaba nk'ishyiga ry'inyuma ry'umuryango we, mbega umuryango ukaba uri mu nshingano ze, apana kumva ko ushakanye n'umuntu nawe ubwe ubuzima bwe butari mu nshingano ze. Nanone wa mugore we ubundi niba ushaka nyamugabo ni wakagombye kuba urugero rwiza nawe ubwawe nk'umugore wamureba ukavuga ati uyu mugabo namufatiraho urugero, nibi nawe adakora nanjye simbikore, cyangwa se mbega nawe ugatangira kumva wabaye umuntu munini cyane nk'umuntu mwashakanye, uburyo atekerezamo, uburyo afatamo ubuzima iki, nawe ukumva wakagombye kumufatiraho icyitegererezo, cyangwa se mugahuriza hamwe mukajya inama. Ariko nushakana n'umugabo ngo umeze gutya urarigushije. Uyu aho hasi uri kureba kino kiganiro ndetse subscribe, kandi iyo subscribe twikomereze n'ibindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.